Indege, imwe mu mashini nini cyane ipima ibinyejana by'amatoni igendera hejuru y'umwuka. Indege ni rumwe mu rugero rwiza rw'ubwenge bw'ikiremwamuntu. Kugeza n'uyu munsi hari benshi bakibaza impamvu dutera akabuye mu kirere gapima garama imwe mu binyacumi by'amasegonda kagahita kagaruka, mu gihe indege nka Antonov AN 425 Moriya ipima toni zisaga 710 ibasha guhagarara ku muyaga. Ubundi ni iki cyihishe inyuma y'iki gitangaza? Ese zaba ari za mbaraga zituruka ku bindi biremwa bituye ku yindi mibumbe, ibi tuzi nk'ibivejuru? Igisubizo kuri iki kibazo ni oya. Ndabasuhuje, ndi Damurten. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo indege ihaguruka ku kibuga ikabasha kugera mu kirere, ibintu bishobora gutuma indege ikora impanuka, ndetse na zimwe mu mpanuka z'indege zabayeho zikomeye cyane mu mateka y'isi. Mbibutsa, iyi ni Nice 10 TV, ndi Damurten. Ikibazo, igitekerezo, inyunganizi n'icyifuzo ushaka wacyandika muri comment. Kugira ngo ubashe kubyumva neza, kugira ngo indege ibashe kuguruka mu kirere ikenera kuringaniza imbaraga enye z'ingenzi, harizo weight forces, lift forces, thrust forces and drag forces. Weight forces, izi ni imbaraga z'uburemere. Ikintu cyose gifite uburemere gihora gikururwa na rukuruzi y'isi ikiganisha hasi. Niyo mpamvu uzatera akabuye mu kirere kagera hejuru kagahita gahanuka. Iyi rukuruzi y'isi ikurura bitewe n'uburemere bw'ikintu. Lift forces, imbaraga ziterura. Izi ni imbaraga ziterura indege zikayikura ku butaka zikayigeza mu kirere. Izi mbaraga cyane cyane ziremwa n'amababa y'indege. Naho thrust forces ni imbaraga zisunika indege ziyijyana imbere. Ibi bikorwa n'ama engines y'indege cyangwa se ibyo tuzi nka moteri. Indi mbaraga ni drag forces. Izi ni imbaraga zisunika indege ziyisubiza aho ivuye. Ibi akenshi bituruka ku muyaga uri guturuka mu cyerekezo indege iri kuganamo. Kugira ngo indege ibashe guhaguruka ku butaka, ibanza kuvuduka. Ku ndege nka Boeing 747 cyangwa Airbus A380, mu gihe ziri guhaguruka ku butaka, zishobora kuvuduka ku muvuduko ungana na kilometero 257 kugeza muri kilometero 290 ku isaha. Kuvuduka ku muvuduko ungana gutyo, ibi bikunze guturuka kuri moteri z'indege, izi tuzi nka engines. Moteri y'indege ni ikimashini kinini kirimo ikimeze nka ventilateur, gikurura umuyaga mwinshi uturuka mu cyerekezo indege iganamo, ikawutwika ugasohoka inyuma ari umwuka ushyushye. Abize fizike murabizi, umwuka ushyushye urushwa uburemere n'umwuka ukonje. Densité y'umwuka ushyushye iri hasi ya densité y'umwuka ukonje. Aha twafata urugero kuri kites. Ibi ni ibipirizo binini abantu bagurukiramo. Munsi yacyo haba harimo imashini ihuhamo umwuka ushyushye. Iyo kimaze kuzura umwuka ushyushye kizamuka hejuru. Kubera bwa busumbane bwa za densité z'imyuka twagarutseho haruguru. Uwo mwuka ushyushye moteri y'indege iba iri gusohora uhura n'umwuka ukonje. Kubera ko umwuka ukonje urusha uburemere umwuka ushyushye, bigasa naho habaye urukuta rw'umwuka ukonje. Umwuka ushyushye uri gusohoka muri moteri y'indege ukubita kuri urwo mu rukuta rw'umwuka ukonje, bikarema imbaraga zisunika indege ziyerekeza imbere. Aha niho haba havutse za mbaraga twagarutseho haruguru zitwa thrust forces, imbaraga zisunika. Bitewe n'umuvuduko mwinshi indege iba iri kuvudukaho,
umuyaga ukubita ku ndege uba ari mwinshi cyane. Amababa y'indege akoze ku buryo aberamiye hasi. Umuyaga uyahuhaho hejuru uba ari muke kandi wihuta cyane, naho umuyaga uyahuhaho mu gice cyo hasi uba ari mwinshi kandi ugenda gake. Uko gusumbana k'uwo muyaga nibyo biterura indege bikayigeza hejuru. Aha niho haba havutse za mbaraga twagarutse haruguru zitwa lift forces, imbaraga ziterura. Akenshi ziremwa n'amababa y'indege. Indege nini ziba zifite amababa manini, naho indege nto zikagira amababa matoya. Indege bayiha amababa bitewe n'ibiro yikorera n'uburemere bwayo. Mu rwego rwo kwirinda za mbaraga zisunika indege zisubiza inyuma zizwi nka drag forces, izuru ry'indege rikoze ku buryo risongoje, ku buryo ridatangira umuyaga. Moteri y'indege iba iri kugenda ikurura umuyaga uri guturuka mu cyerekezo indege iganamo, bityo bigaca intege za mbaraga za drag forces zisubiza indege inyuma, bityo indege igakomeza kuguruka igana imbere. Uko kuringaniza izo mbaraga enye nibyo bituma indege ipima ibinyejana by'amatoni ibasha guhagarara ku muyaga abenshi tuba twumva bitanashoboka. Nubwo indege zidakunze gukora impanuka, gusa iyo impanuka y'indege ibaye uba ufite amahirwe make cyane yo kuba wayirokoka. Ngizi impanuka z'indege zabayeho zikomeye mu mateka y'isi. Ku itariki ya 27 Werurwe mu 1977, ikibuga cy'indege cya Tenerife, indege ya KML yagonganye n'indege ya Panamerika. Abantu 583 bahita bahasiga ubuzima. Iyo niyo mpanuka ya mbere yabaye mu mateka y'impanuka z'indege yahitanye umubare w'abantu benshi. Ku itariki kandi ya 12 Kanama mu 1985, Japanese Airlines Flight 123, iyo yari indege yo mu bwoko bwa Boeing 747, yagonze umusozi abagera kuri 520 bahita bahasiga ubuzima. Ku itariki ya 23 Kamena mu 1987, indege ya India Airlines Flight 182 yo mu bwoko bwa Boeing 747-200 yari iturutse Toronto yerekeza New Delhi, yatezwemo igisasu iraturika ihitana abasaga 329. Ejo bundi ku itariki 8 Werurwe 2014, Malaysia Airlines Flight MH370 yavaga Kuala Lumpur yerekeza Beijing yakoze impanuka. Nyuma yo kubura kuri radari, abasaga 239 bahita bahasiga ubuzima. Kugeza na n'ubu nta na kimwe mu kimenyetso cyangwa igisigarizwa cy'iyo ndege, nta n'umwe uzi aho iyo ndege yaba yaraburiwe irengero igeze. Gusa bakeka ko yaburiwe mu nyanja ya Atlantika. Mu kwezi gushize ku itariki 29 Ukuboza mu mwaka wa 2024, indege ya Korea y'Epfo Jeju Airlines Flight 220-16 Boeing 737-800 ubwo yagwaga ku kibuga yaje kugongana n'inyoni bituma irenga ikibuga. Abantu 175 bahita bahasiga ubuzima, harokoka 2 gusa. Dutegura iki kiganiro twifashishije imbuga nka National Aeronautics and Space Administration NASA, American Aviation na Civil Aviation ndetse n'izindi. Ndabashimiye mwese mutega amatwi ibiganiro bya Nice 10 TV. Ngenda Multen. Igitekerezo, ikibazo, inyunganizi n'icyifuzo byandike muri comment.
kora share, subscribe niba ibiganiro tuganira ubikunda. Ndabashimiye cyane.